Truck in, Jules on the beat. Ikaze nanone, ikaze kuri KO TV, ikaze kuri Chris Online TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'itsinda ryitwa BTS. Itsinda rifite ababakurikira batari bake, benshi cyane barikunda, barikurikirana umunsi ku munsi. Itsinda riririmba injyana ya pop muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 habereye ibirori byo gutanga ibihembo bya American Music Award. Ibi bihembo kandi ibi birori byitabiriwe n'abahanzi batandukanye mu ngeri zitandukanye cyangwa se ibyiciro bitandukanye, harimo n'itsinda rya BTS ryo ryanegukanye ibihembo byatanzwe muri ibyo birori, ibihembo bitatu, harimo n'igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka. Ibi birori byabereye mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi byari biyobowe n'umuraperikazi Cardi B w'umunyamerika. Iri tsinda twakomeje kuvuga ni itsinda ry'Abanyakoreya riririmba injyana ya pop. Iri tsinda kandi ryitwa BTS rigizwe n'abasore 7 baririmba bakanabyina byose icyarimwe. Mbere y'uko tugaruka ku mazina y'abo bagize iryo tsinda, twabanza twababwira izina bazwiho. Iri tsinda rya BTS rizwi cyane, cyangwa se agasirino biyise uko ari abasore 7 bari muri generation imwe, biyise izina rya Bangtan Boys. Bangtan Boys igizwe n'abasore 7 harimo Jim, Suga, J-Hope, rikaba rigizwe kandi na R.I.M, Jimin, V ndetse na Jungkook. Aba ni abasore bahuriye hamwe bahurizwa mu itsinda ryiswe BTS cyangwa Bangtan Boys. Aba bahanzi cyangwa se iri tsinda rikora injyana ya pop. Mu bihangano byabo haba higanzamo message zibungabunga amarangamutima cyangwa se ibijyanye n'imitekerereze. Iri kandi ni itsinda rifite umubare munini cyane w'abarikurikira, w'abarikunda, w'abafana, ku buryo ryamaze kubigira akamenyero kurebwa inshuro zirenga miliyari ku rubuga rwa YouTube ku bihangano byabo. Itsinda BTS ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2010. Itsinda ryatangiye ari igitekerezo cya boss wabo witwaga Banka CU. Uyu Banka CU afite umutungo ubarirwa mu yasaga miliyari 3 z'idolari. Akaba kandi na nyiri ikigo cyitwa Big Hit Entertainment. Akaba yarashinze iri tsinda avuga yuko ashaka yuko bajya baririmba injyana ya hip hop, ariko amaze kubona yuko bishobora kuzamuhombera yisubiraho. Uyu mukire niwe yabahuje aba basore uko ari 7, gusa we yari yarifuje yuko bajya bakora injyana ya hip hop, ariko akaza kwisubiraho nyuma yuko abonye yuko byazamuhombera. Itsinda BTS riba rivutse uko nguko. Iri tsinda BTS mu kwinjira mu muziki kwabo byasabye yuko binjirana umwihariko wo gukora ibihangano bivuga kuri message cyangwa se kuri topic abandi bahanzi badakunda kugarukaho. Iri tsinda BTS mu bihangano byabo bakomeje kugaruka ku mibereho, ku bibazo by'urubyiruko muri Leta Zunze Ubumwe za Koreya y'Amajyepfo, bagaragaza cyane ukuntu urubyiruko rwinshi rubayeho mu gahinda gakabije no kwiheba, bikarangira biviriyemo benshi kwiyaka ubuzima cyangwa se kwiyahura, bitewe n'ubwigunge, kwiyanga ndetse n'agahinda gakabije babana nako buri munsi.
kandi imibare bikagaragara yuko izamuka kenshi cyane gashoboka. Iri tsinda kandi ryavugaga yuko na serivisi zita cyangwa se zihabwa abantu bafite ibibazo by'imitekerereze cyangwa agahinda gakabije zihenze muri Koreya y'Amajyepfo. Itsinda rya BTS rihita rihitamo kubinyuza mu bihangano byabo kugira ngo babashe gufasha na ba bandi bose batinya kugaragaza ko bafite icyo kibazo kandi bizwi neza yuko icyo kibazo kiri mu rubyiruko rwa Koreya. Cyane ko iyi nama bigiriye, uwo mwanzuro bafashe, iyo nzira banyuze yo gukora ibihangano bimeze gutyo, byabakururiye igikundiro kidasanzwe ku baturage, ku bafana, bituma babona abafana benshi cyane nyuma y'uko abaturage bari bamaze kubona yuko ibintu ba basore baririmba biri kugaragara. Nk'aha ngaha ni igihe hari hamaze kwiyahura ibyamamare birenga 7 byikurikiranye muri Koreya y'Amajyepfo. Urugero, muri ibyo byamamare byiyahuye muri icyo gihe, ni nk'uyu nguyu yari n'inshuti y'iri tsinda cyane 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 bikomeye, byanababaje iri tsinda nk'uko mubibona muri aya mavideo akurikira. Uyu ni uwitwa Moonbin, wari umuririmbyi ukomeye muri Koreya, yitabye Imana cyangwa se yiyatse ubuzima ku myaka ya 25 yonyine. Aho yiyatse ubuzima agasiga yandikiye ibaruwa cyangwa se urwandiko mushiki we amusobanurira, amubwira yuko ubuzima bwari bumaze kumugora, akabona nta kindi gisubizo afite usibye kwiyambura ubuzima akica. Uyu musore Moonbin akaba yariyatse ubuzima akoresheje uburozi. Si uyu gusa muri babandi 7 twanababwira, n'uyu nguyu witwaga Song Young Jung, yari umukobwa mwiza cyane, nawe yari umuririmbyi ukomeye muri Koreya, nawe yiyatse ubuzima nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga bari bamwihaye. Saba hari n'abandi benshi cyane. Ibi rero bikaba byaratumye iri tsinda rikaza umurego noneho mu kuririmba izi ndirimbo, cyane yuko noneho byari bimaze noneho no kubageraho, aho uyu nk'uyu twababwiye Moonbin yari inshuti yabo magara, bamubuze rero byarababaje cyane, bakaza umurego, bakomeza kurwanya iyi myumvire, uku kuntu urubyiruko ruri kwiyumva muri iyi minsi. Mu ibarura ryakozwe mu mwaka wa 2021 ryagaragaje yuko 56% by'ibibazo bitera abantu kwiyahura ari ibibazo by'agahinda gakabije ndetse no kwiyanga kubera ubuzima babayemo. Mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2014 bashyize hanze alubumu yitwa Dark and White, aho ino alubumu yabaye ya kabiri mu zakunzwe muri iki gihugu cya Koreya. Cyane cyane hari indirimbo yatumye iyi album ikundwa cyane birenze urugero, ni indirimbo yitwa Danger. Iri tsinda BTS ryakomeje ibikorwa byabo, aho mu mwaka wa 2015 bateguye ibitaramo babyita First Japan Tour 2015 Wake Up, aho ibi bitaramo byazengurukaga igihugu cy'Ubuyapani, byatumye babona yuko bafite abafana no hanze y'igihugu cyabo cya Koreya, bituma babasha no gutegura ibindi bitaramo bitandukanye no mu bindi bihugu byo hanze y'Ubuyapani, bajya no muri Aziya n'ahandi. Itsinda BTS kandi ryaje gukora indirimbo yitwa I Need You, yarakunzwe cyane kuri Billboard maze iza ku mwanya wa 3 mu ndirimbo 100 zikunzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zari ziri no kugurwa cyane kuruta izindi. Nyuma yayo bakoze indirimbo yindi yitwa Dope, aho iyi ndirimbo yahise irebwa n'abantu barenga miliyoni 100 mu cyumweru kimwe.
Itsinda BTS aha niho ryahise ritangirira urugendo rw'ubwamamare. Iri tsinda 2017 ryabashije gufatanya n'umuryango wa UNICEF mu kurwanya ihohoterwa ndetse no guharabikana binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Muri 2020 bahawe ibihembo bitandukanye, harimo igihembo cyitwa James A. Van Field Award. Iki gihembo kikaba gitegurwa na Koreya ifatanyije na Amerika, kikaba gihabwa umuntu cyangwa se itsinda bagize uruhare mu gutuma ibihugu byombi bigirana umubano mwiza. Muri uyu mwaka kandi itsinda BTS ryakoze ibitaramo muri leta y'Ubufaransa, mu gihugu cy'Ubufaransa, mu guteza imbere umubano w'Ubufaransa ndetse na Koreya y'Amajyepfo. Benshi mu nzobere mu bijyanye n'umuziki bavuze yuko iri tsinda nubwo atari ryo ryahimbye injyana ya pop, ariko ryakoze ibishoboka byose iyi njyana riyikundisha ingeri zose zitandukanye, yaba abato cyangwa abakuze, rituma iyi njyana imenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Umwaka w'ibihumbi 2022 BTS yatangaje yuko yatandukanye. Ibi bintu byababaje abantu benshi, barababara cyane, ariko BTS isobanura impamvu y'uko batandukanye ari uko leta ya Koreya y'Amajyepfo yari yashyize hanze itangazo ry'uko igitsina gabo cyose, abantu barengeje imyaka 28 bagomba kwerekeza mu mahugurwa ya gisirikare agenewe abo bantu bose mu gihe kingana n'amezi 20. BTS yahise itangaza yuko bazongera guhuriza hamwe bagakora ibihangano byabo, bagakomeza n'indi mishinga nyuma y'imyaka 2. Ubwo birumvikana yuko bari kugaruka muri 2025, ariko umukire wabo atangaza yuko atizeye neza nimba bazakomezanya, kubera yuko atazi ko bazagaruka bagikunzwe nk'uko byari bimeze. Ikindi mwamenya ku itsinda BTS, ryigeze gutangaza yuko hari abahanzi bafatiraho icyitegererezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Drake, Charlie Puth, Eminem na Kanye West. Ikindi cyihariye mwamenya kuri BTS ni uko igira umubare munini w'abantu babakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, aho BTS ikurikirwa n'abarenga miliyoni 30 ku rubuga rwa Twitter cyangwa se X. Ku rubuga rwa IG cyangwa se Instagram bakaba bakurikirwa n'abarenga miliyoni 70. Aba kandi iri tsinda rya BTS rikaba ryarakoranye n'ibigo bikomeye ku isi bitandukanye, barakoranye mu bijyanye no kubamamariza mu buryo bwa business. Ibyo bigo twababwira nka Puma, Hyundai, Galaxy na Fila. Ikindi kandi mwamenya kuri iri tsinda rya BTS cyangwa se Bangtan Boys, nuko batwaye ibihembo bitegurwa na American Music Award, ibihembo bitandukanye, ibitegurwa na iHeart Radio, MTV, Seoul Music, Golden Disc n'ibindi byinshi bitandukanye. Iri tsinda rikaba ryari rifite abantu barikurikira benshi cyane. Tukaba rero twagiraga ngo tubabwire aho ryaba riherereye. Abantu barikumbuye, abafana mukaba abibazaga aho ryaba riherereye mukaba mwahumvise, kandi bakaba baratandukanye, atari ukuvuga ngo buri wese agiye kwikorera ku giti cye. Akaba ari iyo impamvu za politike cyangwa se z'igihugu cyabo kavukire, kuko bose ni abanyakoreya. Ntabwo hano kuri Kewoti twasoza tutarangiye ababyeyi, abana, ingeri zose zitandukanye, ari uwifuza kwiga ku giti cye cyangwa kwishyurira umwana we kwiga ibi bintu bikurikira ngiye kubabwira, nabarangira business nziza, ahantu heza, ishuri ryiza nakurangira ryakwigisha umwana wawe ndetse rikamuha n'akazi mubyifuza, cyangwa se rikamufasha kumwigira umushinga. Hano hari ishuri ryitwa Unity Business and Training Center. Twigisha ibi bikurikira. Mu bintu twigisha harimo ibi bikurikira:
twigisha gukora soap, amasabune, tukigisha gukora liquid soap cyangwa isabune y'amazi, tukigisha gukora amaji, tukigisha gukora kandi ibyitwa bakeri, ibituruka ku mafarini, gutunganya ibituruka ku mafarini nko gukora amakeke n'ibindi byose muzi bituruka ku mafarini. Tukigisha kandi gukora amavuta yo mu bwoko bw'amalotion nka jelly lotion cyangwa aya mavuta akomeye atari ay'amazi. Tukigisha kandi no gukora glycerine n'andi mavuta y'amazi musanzwe muzi. Si ibyo gusa kandi tubafitiye n'irindi shami ryigisha ibijyanye no gusiga amarangi, kuyakora no kuyasiga, kuyatunganya mu buryo bwose bushoboka. Rero ikaze iwacu, turabigisha tubaha ubumenyi byihuse kandi burambye, tukabafasha no kwimenyereza kubishyira mu bikorwa. Ku bundi busobanuro waduhamagara kuri nimero 0789409386 cyangwa ukaduhamagara kuri 0732208486. Ikaze muri Unity Business and Training Center. Umunyeshuri ni umwami. Ubumenyi bwiza, burambye, bwihuse kandi ejo hazaza mu biganza byacu. Muri Unity Business and Training Center